Mu gitondo Linda aritegura maze mbere yo kujya ku kazi akinjira mu cyumba cya musaza we Joshua, ahita arasanga rero Joshua akiryamiye ariko igikuta cyose kiba cyuzuyeho impapuro aba yashushanyijeho. Linda rero atangira kuzicagagura maze Joshua agakangukira hejuru ati habe winyangiriza, wikwangiza ibintu byanjye, kuki uri kwangiza inzozi zanjye? Naho rero Linda atari ku wundi wa muhungu we, kubera iki uri impfabusa? Ku myaka 25 ngewe mfite kampani yanjye, ndi umuyobozi, naho wowe uraho uri gupfa ubusa gusa, nta kintu kimwe umaze. Ndakubwiza ukuri, ntabwo ngukeneye rwose ko wirirwa ushushanya mu nzu yanjye. Niba ushaka gukora ibi ngibi uzareba ahandi ujya, byuka tujye ku kazi, humuka, reka gukomeza kurota. Naho rero Joshua ahita amubwira ati ariko nkubaze, kuba tuva inda imwe niki kikubwira ko nifuza kuba wowe? Ntabwo nifuza kuba icyo uri cyo, kubera ko ngewe mfite inzozi zanjye, nawe ufite izawe, mfite ibyo nkunda nawe ufite ibyo ukunda. Ngewe nkunda art kandi nibyo bintu byanjye, ubwo rero sinumva rwose ikintu nshakaho. Naho rero Linda yahise amubwira ati urakeka ibi hari ahantu na hamwe se bishobora kuzakugeza? Mbabarira rwose uve mu byo urimo, kubera ko ibi nta hantu byakugeza. Ikindi kandi niba udahagurutse ngo uze tujye ku kazi, nzakujyana mu gisirikare ku ngufu, maze ibi byose wita inzozi, ibi byose wirirwa wibeshyaho birangirira aho ngaho. Yahise asohoka maze aramubwira ati kandi rwose ibintu byo gushushanya mu nzu yanjye byo ubyibagirwe. Joshua mu gahinda kenshi yatoraguye za mpapuro maze atangira kuziteranya, ariko nyine yari yazicagaguye. Byaramubabaje kuko ibi bintu byabaga byamutwaye umwanya munini, ibi bintu rwose yabaga yabitayemo igihe. Hanyuma rero yababajwe n'ukuntu umuntu yifata agafata imbaraga ze zose akazicagagura bigeze aha ngaha. Ku rundi ruhande rero Aria na Stella ni abakobwa babiri bava inda imwe ndetse rwose baribana. Stella rero niwe mukuru, aba ari gufata amafunguro kugira ngo ajye ku kazi, maze Aria akabyuka akamusanga muri salo. Stella rero yahise amubaza ati none se umeze neza? Aria ati yego. Stella ati none se bigeze hehe ibyo gushaka akazi? Aria tumva naradepoje ahantu henshi, gusa ntegereje igisubizo, ndizera ko rwose hashobora kuzavamo igisubizo cyiza. Stella rero yaramubwiye ati yego rwose komereza aho ngaho, kandi ndabizi ko akazi uzakabona. Yahise ahaguruka yihuta rero anamubwira ko afite inama ku kazi agomba kujyamo. Akimara guhaguruka neza ateye intambwe nk'ebyiri, yumvise message kuri telefone ye, maze arebye asanga uwari umukunzi we yari amaze gupostinga ifoto ari kumwe n'undi mukobwa. Ahangaha rero Karimu niwe mukunzi wa Stella, yari amaze gupostinga ifoto ari kumwe na Linda. Uyu mukobwa rero Stella yitegereje iyi foto ati hoya rwose, nizere ko ibi bintu bitambaho muri iki gitondo, nizere ko ndi kureba nabi. Aria yahise amwambura telefone, akirebamo yahise asanga ari byo rwose, Karimu ari kumwe n'undi mukobwa. Yahise amubwira ati ariko narakubwiye ko uyu musore afite rwose ibintu bibi byinshi bimuriho, ariko ntabwo wigeze ubyumva, sinzi impamvu wanze kunyumva. Stella tumva ntabwo Karimu yabinkora, ibi bintu ntiyabinkora akanca inyuma gutya, ahari yenda ntabwo ari ibya nyabyo. Naho rero Aria ati ni ibya nyabyo, ntureba se ukuntu barebanaga, ntabwo ubibona ko mu maso yabo harimo urukundo? Stella ati ngiye kumuhamagara maze mubaze impamvu yatinyutse kunca inyuma. Aria ati bikomeza kwisebya, kuko niba yarabikoze yabikoze yabitekerejeho, ahubwo nyine igire nkaho nta cyabaye. Ntabwo rero Stella yari ari kubyumva, yarasohotse agenda ari kurira, telefone ayifashe mu ntoki akomeza areba iyi foto, dore ko rwose umunsi we wari utangiye nabi cyane mu buryo bushoboka bwose. Stella rero yageze mu nzira, maze umushuti we baramuhamagaye ati Stella, ibyo nabonye nawe wabibonye? Uriya se nabonye ni wa musheri wawe, ni Karimu cyangwa ndarota? Naho rero Stella ati nanjye rwose ifoto nayibonye. Uyu mushuti rero yahise amubwira atumva ngewe numiwe, uzi ko Linda yamupostinze avuga yuko ari umukunzi we, kandi nge narebye mbona ni umukunzi wawe, ntakubeshye rero byancanze. Stella ati Linda se kandi uwo ninde? Kubera ko uyu Stella nyine ibyo yari yabonye we byari byapostinzwe na Karimu. Hanyuma rero kano kanya ubwo noneho umushuti we yarabibonye byapostinzwe na Linda.
ati Linda yari umushuti wanjye nuko tutakivugana ubu ngubu ariko nyine turaziranye. Natunguwe rero kubona amupostinze ari kumutera imitoma avuga ko ari sheri we, nareba ngasanga ni Karimu. Kano kanya rero yenze nko gusara, noneho Stella byaramurenze maze uyu mushuti we ahita amubwira atumva, reka nguhe nimero z'uyu mukobwa, niba ukeneye nyine kumwivugishiriza ukabimwibariza ubimwibarize rwose, ariko ikigaragara cyo rwose ni ibya nyabyo, ntiwongere no kubishidikanyaho. Noneho Stella yagiye yata umutwe, yaragiye amera nk'umusazi neza neza, yagendaga ajya ku kazi ariko bisa nkaho rwose atazahana ari kujya. Ku mugoroba rero Linda yari ari gutegura amafunguro ubona yashyashyanye yashyushye. Hanyuma Joshua yavuye mu cyumba ahita amubaza ati ko ndeba se ibintu byashyushye, hano hari abashyitsi. Linda yahise amubwira ati ufite iminota 5 gusa ukaba umaze gukaraba witeguye usa neza, maze ukaza tugafata amafunguro kubera ko Karimu wa musheri wanjye agiye kuza hano kugira ngo dusangire. Naho rero Joshua atariko sinzi impamvu rwose uriya musore ukomeza kumwikururaho, kubera ko ngewe murebye nabonye rwose atari umusore mwiza. Sinzi impamvu mbona nyine hari ibintu byinshi ari kuduhisha, sinzi impamvu ntamwizera, sinzi n'impamvu ntamwiyumvamo. Naho Linda ati ubundi se wamwiyumvagamo ko ari umuhungu mugenzi wawe, wari kumwiyumvamo gute? Ni sheri wanjye ntabwo ari sheri wawe. Uko umufata cyangwa no kumubona ntabwo bikureba, nyine ibyo bindekere, wowe genda ukarabe maze uze dufate amafunguro. Muri kano kanya rero ubwo Linda yaragitegura amafunguro, yagiye kumva yumva telefone ye irasonnye, nta wundi wari umuhamagaye, yari Stella. Yaritabye rero maze Stella ahita amubaza ati ni wowe Linda? Naho Linda ati yego. Ati none se wowe urinde? Stella ati nanjye ndi Stella. Linda ati urashaka iki? Naho rero Stella ati none se umuntu witwa Karime waba umuzi? Linda rero yikanze maze ahita amubaza ati kubera icyo umbaza ibyo ngibyo? Naho rero uyu mukobwa Stella ati nabonye nyine wamupostinze ko ari umukunzi wawe, kandi nyamara uriya musore ni umukunzi wanjye, tumaranye imyaka 2 yose. Linda yarumiwe ati ngo iki? Ati ushatse kuvuga iki se? Naho rero uyu mukobwa ati nshatse kuvuga ko uriya musore wapostinze uvuga ko mukundana nanjye dukundana kandi rwose n'uwanjye, ndashaka kukubwira rero ngo umuvire mu buzima. Linda yarikanze ariko ahita amubwira ati okay, ati noneho niba nyine mwakundanaga akaba yaje kuri ngewe, ubwo nuvuga ko igihe cyawe cyarangiye, ubwo nyine wabaye expired, ubwo ninjye ngezweho iki gihe nyine, ubwo ni icyanjye, ninjye tugiye kugumana. Ntutekereze ko rwose namureka gutyo kuko turakundana, ubwo ahubwo ibyanyu byararangiye, reka nikomerezanyirize nawe. Yahise kandi akupa telefone kubera ko yari yibereye mu myiteguro, ntabwo rwose yari afite umwanya wo gukomeza kumva uyu mukobwa. Mu kanya gato rero Karimu yaraje maze bicara ku meza batangiye gufata amafunguro, kubera ukuntu rero Karimu yabaga nyine ari kwivuga neza ko ari umushoramari n'ibindi byose. Ibi rero byabangamiraga Joshua cyane kubera ko yarebaga uyu musore akabona nta cyizere amufitiye. Yahise yihagurukira ati mukomeze muryoherwe, maze abarigendeye. Naho rero Linda yitegereje cyane Karimu maze ahita amubaza ati sheri, umukobwa witwa Stella waba umuzi? Karimu rero yarikanze. Naho rero Linda ati mwaba muziranye? Karimu ati kubera iki se kandi? Ibyo uri kumbaza ni ibiki? Linda ati yampamagaye kandi yambwiye yuko uri umukunzi we, ubwo rero ndifuza kumenya niba mwaba muziranye. Karimu rero yahise amubwira ati ntabwo tuziranye by'umwihariko, gusa biratangaje kuba yaba yavuze ngo ni umukunzi we. Birumvikana ubwo n'umwe muri ba bakobwa nyine, ba bakobwa bajya banyitirira, urumva kubera ko ndi umushoramari uzwi, ndi umusore abakobwa bose bazi, hanyuma rero abakobwa bose baba banyitirira biyitirira ko ari abakunzi banjye. Linda ati yego rata nibyo, nanjye nabyumvise, no mu ijwi rye wumvaga nyine ari umukobwa wihebye, wumvaga kandi ari umukobwa utifitiye icyizere habe namba, nuko nguko rata bimeze. Naho rero Karimu ati cyane, ati ahubwo se ubwo nimero zawe yazikuye? Ati gusa nyine yarengereye. Naho rero Linda ati simbizi, ntabwo nzi aho yazikuye. Karimu ati niyo mpamvu rero ugomba kumuboroka kubera ko urumva ko atari umuntu wo kwizerwa.
Linda ati humura ntabwo azongera kumpamagara kuko namubwiye ko nyine ngukunda kandi iyi nshuro ari iyanjye kugira ngo ube uri kumwe nanjye, ntabwo azongera kumpamagara ndakeka. Karima ati niyo mpamvu nkwemera, urumva ukuntu uri umukobwa uzi ubwenge, uzi gusubiza rwose, wakoze kumusubiza utyo. Karima yahise amubwira ati sheri gusa nyine wakoze gutegura aya mafunguro kuko ameze neza, ni ubwa mbere mfashe amafunguro ameze neza gutya. Karimu rero yavuye hano yisize insenda, dore ko nyine mu mutima yari kuvuga ati si njyewe mbona ntandukana na Linda maze nkajya kureba uyu mukobwa turabonana gusa. Yagiye rero kwa Stella yarakomanze n'imbaraga nyinshi, ari nako ahamagara ati nimufungure uru rugi vuba. Baramufunguriye maze ahita abwira nyine Stella ati niko mbabarira umbwire gute watinyutse guhamagara Linda, mbwira n'iki cyakumaze ubwoba. Naho Stella ati none se ni ibyanyabyo koko unca inyuma n'uriya mukobwa? Naho Karima ati ndakubajije ngo niki cyakumaze ubwoba ku buryo utinyuka guhamagara Linda? Stella ati none se nturi umukunzi wanjye gute ntari kumuhamagara? Naguhamagaye ntiwitaba, rero nagombaga kubona igisubizo cy'ibibazo nari mfite. Karima yahise amubwira ati n'ikindi gihe ntuzongere kumutesha umutwe, ndakeka ibisubizo wabibonye, ibyanjye nawe byararangiye, ntuzongere na rimwe. Ubwo kandi yahise akata yigendera. Naho rero Linda yahise amufata, uyu musore yaramusunitse. Stella yahise amufata ku kaguru maze Karimu amushotagura imigeri ati n'ikindi gihe ibyanjye nawe byararangiye kandi rwose ntuzongere kuntesha umutwe. Stella rero yashatse kumukurikira maze Ariya yaramufashe aramubwira ati mbabarira wikwisebya gutyo, gute umuntu akwereka ko atagushaka bingana kuriya ugakomeza kumwiruka inyuma? Mbabarira rwose nawe wihagarareho, kubera ko niyo mpamvu uriya musore agusuzugura, yarabibonye ko umukunda cyane kurusha uko wagukunda, niyo mpamvu agukora biriya byose. Kubera icyo utakwihagararaho kuriya n'ubundi atari we musore wenyine uri muri kino gihugu. Stella ati ntabwo ushaka wabimenya Ariya, ndamukunda cyane, sinibaza ukuntu ubuzima bwanjye buzakomeza ataburimo, ntabwo ndi kubyumva. Uyu munsi rero Stella yaraye nabi bishoboka byose, si we wabonye bucya. Mu gitondo bwarakeye maze yumva kwihangana biranze, yabwiye rero Ariya atumva ndifuza ko wamperekeza maze nkajya kureba Linda, ndifuza kureba uwo mukobwa wampaye umugabo, ndifuza kureba icyandusha, ndifuza kurebana nawe mu maso. Dore ko nyine yahamagaye wa mushuti we maze arahamurangira neza. Ariya rero ntabwo rwose yabishakaga, yaramubwiraga atari ko ndumva atari igitekerezo cyiza habe na mba. Naho rero Stella aturi murumuna wanjye, urabizi niwe wenyine muntu mfite natakira, mbabarira rwose umfashe umperekeze maze nishirire agahinda, ndifuza kurebana n'uyu mukobwa. Ariya rero yarabimwemereye maze baragenda. Bageze rero kwa Linda barakomanga, haje gufungura Joshua. Joshua agifungura umuryango yahise akubitana amaso na Ariya, yaramurebye amaso amuheraho, dore ko nyine na Ariya nawe yari ari kwitegereza Joshua ku buryo Stella we yari ari kubaza Joshua niba nyine Linda ahari. Ntabwo Joshua yamwumvaga, yari yakomeje rwose kwirebera uyu mukobwa, yaramurebye ubona aratunguwe, yari ari kureba ubwiza bwa Ariya akabona nyine ni ibintu bishya, cyane cyane ko uyu mukobwa ari ubwa mbere yaramubonye hano mu rugo iwabo. Ntabwo yari abyumvaga, wagira ngo yari ari nko mu nzozi. Yakomeje kumureba ameze nk'isitati, ari nako kandi Stella wari urakaye cyane yakomeza kumubwira ati ndashaka Linda, Linda ari hehe? Mu kanya gatoya Linda yavuye mu cyumba yumva urusaku ari rwinshi ati ndi hano, ahubwo se wowe urinda unshaka? Stella rero yahise aca munsi y'amaboko ya Joshua maze ahita yinjira mu nzu, dore ko nyine yari amaze kubona Linda. Nyamara Ariya wari waherekeje Stella ndetse na Joshua bo ntibigeze bamenya n'ibyabaye, bakomeje kwirebanira. Hanyuma mu kanya gato Joshua yabajije Ariya ati urabizi ko uri mwiza? Ariya yaramwenyuye, naho Joshua ati nitwa Joshua, hanyuma se wowe witwa nde? Muri kano kanya rero uyu mukobwa yari ataramusubiza. Mu nzu byari byakaze, bari gutongana hafi kurwana, dore ko Stella yari ari kubwira Linda ati gute wantwariye umugabo, wamuretse kuriya mugabo ari uwanjye, ari njye twatangiranye. Naho Linda ati mvira mu nzu ugira vuba, ari kumusunika agenda nyine amusohora hanze.
sinzi ukuntu rero Joshua yabaye nk'ukangutse muri za nzozi yari arimo, maze abona ibintu byakaze. Mushiki we ari gusohora Stella amubwira ati mvira mu nzu kandi ntuzagaruke ukundi. Joshua rero nawe yahise afasha nyine mushiki we, maze batangira gusunika uyu mukobwa, ndetse bose nyine barabasunika kugira ngo bagende. Gusa bakimara kugenda Joshua n'ubundi yarahagaze, maze akurikiza amaso Aria kubera ko yumvaga rwose ibintu abonye bisa nk'aho ari inzozi kuri we. Bageze mu rugo rero, maze Aria abwira Stella ati cyakoze urankoze si kukubeshya, kuva nabaho ni ubwa mbere nsebye nk'ukuntu nsebye uyu munsi. Nari nabikubwiye ko atari igitekerezo cyiza kujya hariya, ariko rwose wanze uranjyana. Naho Stella ati nibura mbashije kubonana amaso ku maso n'uriya mukobwa, ubundi se ko mbonye atari na mwiza cyane, buriya yamukundiye iki? Naho rero Aria ati ujye umenya yuko urukundo rujya aho rushaka, uretse ko nta n'icyo wahombye. Uriya muhungu rwose njye sinigeze mukunda habe na gatoya, ahubwo wowe sinzi icyo wari waramubonyeho. Birumvikana nyine kwa Stella agahinda kari kose, noneho yari amaze kwiheba, yari abonye ko umukunzi we yamubuze burundu. Nyamara rero ku rundi ruhande Joshua yahise ajya mu cyumba cye, maze aricara atangira gutekereza uyu mukobwa. Yaramutekereje neza, wagira ngo ifoto ye yari yamusigaye mu mutwe. Yatangiye rero kumushushanya, yafashe urupapuro maze atangira kumushushanya neza, amushushanya uko yari ameze, uko yamurebaga, uko yari yifashe, imyenda yari yambaye. Yaramushushanyije ukajya ugira ngo na kano kanya aracyamureba, ukajya ugira ngo si ubwa mbere amubonye. Yaramushushanyije neza neza, maze ashoje ya foto yayishyize ku gikuta. Uyu musore rero yaragiye akunda uyu mukobwa, kandi rwose ari uwo munsi yamubonye, ariko yamutesheje umutwe, maze kugira ikindi kintu atekereza biranga. Umutima we wose n'ubwenge bwe bwose byari biri kuri Aria. Nyamara Aria yari yagiye atanamubwiye izina, kubera ko Joshua yatangiye kubirukana mbere y'uko Aria anamubwira uko yitwa. Uyu munsi rero mu masaha y'umugoroba Aria yagiye kubona, abona email yamubwiraga yuko yabonye akazi muri kampani imwe muzo yari yaradepojemo. Nyamara iyi kampani yari yabonyemo akazi yari kampani ya Linda. Gusa nyine ntabwo Aria yari abizi. Yahise abwira rero mukuru we ati nabonye akazi, noneho mbonye rwose igisubizo cyiza. Mukuru we rero yaramubwiye ati ndishimye ku bwawe kubonye akazi, kubera ko wari umaze igihe kinini ugashaka. Ariko bari bamwandikiye message imubwira ko agomba kujyayo mu gitondo cya kare, maze akajya kuvugana nyine n'abayobozi. Yarabyutse rero yambara neza, maze aritegura. Yagiye muri iyi kampani nyine, maze ahita asanga umuyobozi bagombaga kuvugana nta wundi yari Linda. Akimukubita amaso yahise amera nk'isitati, yarahagaze ananirwa gutera intambwe ijya imbere. Linda rero yahise amubwira ati zana izo dosiye zawe hano. Uyu mukobwa yahise amubaza ati none se nyuma yo kubona ko ari njyewe n'ubundi urakomeza umpa akazi? Naho Linda ati njyewe se utekereza ko ngira umutima mubi? Oya, ngiye ntabwo rwose meze nk'amwe. Uriya niba ari umuvandimwe wawe, niba ari iki cyawe, ntabwo nzi icyo ari cyo, ariko ndakeka ko atari impamvu yatuma nkwima akazi. Aria rero yashimiye cyane Linda ati murakoze cyane, maze amuhereza ya CV ye nyine arayireba n'ibindi byose bijyanye nayo. Hanyuma Linda yahise amubwira ati uzatangira akazi ejo, kandi nyine uzaba assistante wanjye. Naho rero Aria ati ariko njyewe nize comptabilité. Naho rero Aria ati Linda ati akazi uragashaka cyangwa nta kushaka? Njyewe ndashaka kuba assistante wanjye, sinzi niba hari ikibazo biguteye. Naho rero Aria ati nta kibazo rwose kandi murakoze. Linda rero yahise amubwira ati akazi kazatangira ejo mu gitondo kandi kazatangirira iwanjye ubwo saa moya zuzuye ubu ngezeho. Aria rero yarikirije maze arataha. Gusa yumvaga nyine ibintu bari kumubwira biri gukomeza kumucanga, ariko uko yabazaga ikibazo Linda yamubwiraga nabi, maze nyine Aria ahitamo kwicecekera. Aria yaratashye maze abwira mukuru we ko ha hantu yari yagiye ari kwa Linda. Mukuru we yaramubwiye ati none se ubwo urumva ugiye gukorayo koko? Naho rero Aria ati nzajyayo nta kundi. None se ko yampaye akazi kandi nabonye nta kibazo, nta mutima muba mfitiye, nabonye ari umwana mwiza, ubwo rero nta kibazo rwose nzajyayo.
Bwarakeye mu gitondo maze arazinduka, dore ko nyine aho ajya yari ahazi. Saa moya yari ageze kwa Linda, yarakomanze maze Joshua aza gufungura. Akimukubita amaso ati ni wowe se? Ati ntumbwire ko nawe wabuze amahoro, ntumbwire ko kunyibagirwa byakunaniye, kunyikuramo byanze, none ukaba uje kundeba. Ariya rero yaramwitegereje ati nza kukureba, ati kukwikuramo bikananira, ati ariko biratangaje icyizere wigirira, ati urumva ukuntu wumva ko uri umuntu w'ingenzi cyane, ati ariko ni byiza kuba wigirira icyizere. Joshua rero yaramubajije ati none se niba atari njye uje kureba waba uje kureba nde wundi? Linda rero wari uri kumva bavugira hano imbere y'umuryango yahise amubwira ati uwo nguwo ni njye aje kureba, kuko guhera uyu munsi ni asistante wanjye. Joshua ati ngo iki? Ati ni asistante wawe? Ati ubu ngubu se mugiye kuzajya mukorana? Naho rero Linda ati cyane, tugiye kuzajya dukorana. Joshua yahise ajya mu cyumba maze ahita ajya muri dushe arakaraba, yahise yambara kositimu byihuse maze ahita afata igikapu. Yahise aza muri salo rero asanga mushiki we ari gufata amafunguro, maze agikubita amaso Joshua yahise amubaza ati ati kandi se wowe bigenze bite? Ati ko ndeba wambaye wimirije neza, bimeze bite? Joshua ati wambonye se? Ati urabona ntaberewe? Naho Linda ati uraberewe cyane rwose, ati urabona ukuntu kwambara kositime bikubereye, ureke bya bikabutura byawe n'ibitisheti wirirwamo. Ati none se mbwira ko wambaye neza nyine ugiye hehe? Naho Joshua ati ngiye ku kazi. Linda yarasetse yenda gupfa, tugiye ku kazi? Kuva ryari se wemera kujya ku kazi? Ntiwabyanze se? Joshua ati none se poste yanjye ntabwo igihari? Warisubiye? Umwanya wanjye ntugihari? Linda ati urahari rwose nta kibazo, niba wabitekerejeho neza ukaba wumva ubwenge bwagarutse aho bwabaga, nta kibazo rwose, akazi kawe karacyahari. Muri kano kanya rero Linda yari ari gukoresha Ariya akazi ko mu rugo, yari ari kumwanduruza ibyo ku meza, ibintu byose. Linda rero nawe yahise ajya mu cyumba maze azana isakoshi ye, yaraje ahita yinagira Ariya. Ariya yahise ayifata maze ahita ahereza urufunguzo Joshua, urufunguzo rw'imodoka nyine, ati twagiye, kubera ko Joshua niwe uri butware. Joshua rero nta kindi kintu cyari gitumye yemera aka kazi, ni uko yari amaze kubona ko umukobwa yakunze bataranavugana amagambo arenze angahe bagiye kuzajya bakora ahantu hamwe. Yumvaga rero rwose ari wo mwanya mwiza wo kugira ngo abe ari iruhande rw'uyu mukobwa. Bahise bajya ku kazi, Joshua yishimye cyane ndetse rwose yatangiye gukora akorana kandi imbaraga nyinshi, kubera ko yabonaga iruhande rwe umuntu yishimiye ndetse yifuza ko uyu muntu yamuhora iruhande. Uyu munsi rero Joshua yanaga akajisho kuri Ariya maze akamwenyura, rimwe na rimwe agahaguruka akagenda nk'umuntu ugiye muri toilette, maze akagenda agatangira kwishima. Atuzi ko uyu mukobwa ari hano turi kumwe. Ntabwo yabyumvaga, byasaga nk'aho ari inzozi rwose, gusa yari yishimye birenze. Uyu munsi rero saa sita abantu bose bagiye gufata amafunguro. Naho rero Linda yahaye ibintu byinshi Ariya byo gukora. Mu kanya gato Linda avuye gufata amafunguro, Ariya yaramubwiye ati boss ndashonje, nanjye nkeneye kugira icyo njya gufata cyo kurya. Naho rero Linda yaramubwiye ati ntuhaguruke hano, kubera ko ugomba gukora ibyo bintu ukabirangiza. Nyamara yari ashonje cyane, yari ari no kwikanda mu nda. Joshua rero wari wumvise ibi byose yahise agenda maze amuzanira ibyo kurya, kubera ko nyine sister we yari asohotse agiye mu nama. Yaraje rero aramubwira atakira ibyo kurya nari nkuzaniye, nabyumvise ubwira mukuru mushiki wanjye ko nta kintu na kimwe wigeze ushyira mu nda. Ariya wari ufite umujinya ati hanyuma se niba ntacyo nigeze nshyira mu nda bishatse kuvuga ko narinde gusaba ibiryo? Joshua ati ntabwo ariko bimeze, ariko nanone mbonye ko pose irangiye kandi nyamara nta kintu wigeze ushyira mu nda, kandi utari bubone ukuntu wongera gusohoka. Sister wanjye ndamuzi afunga umutwe cyane, niyo mpamvu rero nahisemo kukuzanira aya mafunguro. Ariya ati jyana ibyo kurya byawe, ntabyo nshaka kandi nta n'ibyo nagutumye. Yari afite umushiha w'ukuntu nyine akazi bari kumukoresha ari akazi kenshi cyane, bamukoresha mu rugo bakamukoresha ku kazi kandi n'amagambo mabi rugeretse. Joshua yahise abifata maze abitereka aho ku meza, atoke ati nta kibazo murakoze, ubwo nyine nimubikenera muraza kubifata, nimutabikenera kandi nabwo nta kibazo. Yahise yisohokera. Naho rero Ariya
wari ufite inzara yendaga kumwica yabonye abisize maze ahita arebamo. Akirebamo rero yasanze harimo ibyo kurya n'ubusanzwe asanzwe akunda, yahise abikuramo maze atangira kubimiragura ameze rwose nk'umuntu utari no guhekenya, wagira ngo yari ari kumirirayo nta guhekenya nta no gutekereza ntaki, yarabiriye byose mu minota ingahe yari abimaze, maze arongera asubizamo ka kantu muri ya mverope aragafunga. Yari yiruhukije kubera ukuntu yari ashonje, yahise yumva kandi yongeye kugarura akabaraga maze atangira gukora akazi nanone. Umunsi wakurikiye rero nabwo nyine Aria yagombaga kuzinduka maze akabanza kujya gukora amasuku kwa Linda. Mbese Linda yamukoreshaga akazi koko ka nyako, yaragendaga agakoropa, agahanagura, agategura amafunguro ya mu gitondo, mbese yaramukoreshaga birenze. Uyu munsi rero ari gukora amasuku n'ubundi Joshua yaraje amusanga muri salo, yaramusuhuje ariko Aria yaramwihorera. Joshua yaramubwiye ati ariko ndi kubasuhuza, kubera ko utansuhuza nagukoze iki? Kubera ko se mushiki wanjye bari kugukoresha bino byose, ariko ibyo ntabwo ari njyewe. Naho rero Aria atari kubanza bigushimisha kubona nyine ari gukora kano kazi kose. Joshua ati ntabwo nshimishwa no kuri kugakora, ariko nanone ku rundi ruhande ndishimye kubera ko nyine mba ndi kukubona hano. Yatangiye gushaka kumuganiriza ariko Aria yari arakaye cyane, yaramubwiye ati mvira mu nzira, njyewe ntabwo ndi umukozi wanyu utagira ngo ndi umukozi wanyu, mvira mu nzira cyangwa nawe ngukure. Yatangiye kumukura ibirenge maze nyine Joshua aseka yarongeye ava hano muri salo aragenda, ariko biri kumusetsa ukuntu uyu mukobwa afite umushiha. Mu kanya gato rero Aria yashoje gukora amasuku maze abagiye mu gikoni koza ibyombo. Joshua rero yamusanzeyo maze ahita amubwira ati nagufasha? Aria ati nta bufasha bwawe nkeneye, mbabarira rwose uve hano. Naho rero Joshua ati ariko se kano kazi kutakishimiye, ubundi wazavuganye na sister wanjye maze rwose mukareba uko mwabikemura? Aria turakeka se yabyumva. Ati sinzi impamvu ankoresha akazi kangana gutya, tekereza ko njye nawe dukora ahantu hamwe, ariko wowe iyo tutari ku kazi ntabwo hano uri gukora. Joshua ati birababaje ariko ukwiriye kumuvugisha, kubera ko n'ubundi ibyo ukora hano ntabwo bihemberwa ku kazi, nta nubwo kandi biri mu nshingano z'akazi ugomba gukora. Kubera ukuntu rero Aria yari ari gushihura Joshua yahise amubwira ati ati nta kibazo niba wanze ko ngufasha reka nigendere, ariko uramutse unkeneye ndahari rwose ku bwawe kandi nta kibazo nagufasha. Undi munsi rero n'ubundi Aria aba ari mu kazi nk'ibisanzwe, ajya kubona akabona Karimu ndetse na Linda bavanye mu cyumba cya Linda, bari bafatanye rwose ubona ko nyine ari abantu bibereye mu rukundo, bari no kugenda baganira. Kubera ukuntu rero Karimu yamubonye yahise amukubita umugeri maze ibintu byose yari afite bihita bigwa hasi, ariko nyine Aria yarikarumye byose arabyihorera. Hanyuma bamaze nyine kugera muri salo, Karimu yahise abwira Linda ati sheri maze ujye ugenda ureba aho ukandagira utazajya ukandagira imyanda. Ubwo nyine yari ari kuvuga Aria. Naho Linda ati nta kibazo. Karimu rero yahise amubwira ati ndagukunda cyane cyane rwose, ariko muri ino minsi nanone ntabwo meze neza. Naho Aria ati kubera iki? Naho Linda ati kubera iyo utameze neza. Karimu rero yaramubwiye ati ndakomerewe, nakoranye business n'abantu batari abanyabo, none rwose byarangiye mpombye, business yanjye iri kugenda nabi igeze aharindimuka. Linda ati none se urifuza ko nagufasha iki? Karimu ati icya mbere ni amasengesho, ariko nyine n'ubufasha bw'amafaranga ndabukeneye, gusa amafaranga nkeneye ni menshi cyane bikabije. Linda rero yaramubajije ati none se ushatse kuvuga iki? Mbwira nyine umubare twumve. Karimu turumva nkeneye miliyoni 20, gusa nanone kubera ko ari menshi ntabwo rwose navuga nyine ngo umuntu umwe yayambonera, ayo wabona yose nta kibazo rwose nagerageza kubishyira ku murongo, ariko ni ukuri ndagukeneye mu buzima, nkeneye rwose ubufasha bwawe, ndagukeneye kandi cyane. Linda rero yaramubwiye ati ngiye kubitekerezaho, ubwo nzakubwira icyo nashobora maze ngufashe. Naho Karimu ati gusa nyine ntubishyire mu gihe kirekire kuko rwose ibintu bimeze nabi. Linda ati nta kibazo, mu cyumweru kimwe nzaba namenye icyo gukora,
nzakubwira. Karima ati ntuzabyibagirwe, ariko n'amasengesho ukomeze unsengere, ariko n'amafaranga nayo nyine ndayakeneye. Linda rero yaragarutse maze ahita asanga Alia ahagararanye na Joshua bari kuganira. Yahise abwira Alia ati ako kazi kose rero ugomba kuza gutaha ari uko ukarangije. Joshua ati ariko ni kenshi cyane, yaza kukarangiza mu ijoro cyane. Naho Linda ati ubwo natinda kukarangiza ubwo nyine ararara hano. Joshua yaramubwiye ati ihangane, ndumva rwose bitoroshye, gusa nanone ubishatse wareka nkagufasha. Ariko ntabwo Alia yashakaga yuko Joshua amufasha. Uyu munsi rero Alia yahamagaye Stella maze amubwira ko ari butaha atinze kubera ko nyine akazi bamuhaye ari kenshi cyane. Stella byaramubabaje atari ko kubera icyo uyu mukobwa agukoresha cyane, tekereza weekend yose aragukoresha, agukoresha akazi ko mu rugo, akagukoresha n'ako muri biro, noneho birenzeho agiye kuzajya gukoresha nijoro. Ntabwo ari kuri kubibona ko rwose ari kukwishyura ibyo namukoreye? Ntabwo uri kubibona ko ari wowe uri kwishyura? Ahubwo se waretse nkaza aho ngaho maze tukabonana? Naho Alia ati hoya rwose wikwiriguza, ni akazi kanjye nyine, urabizi ukuntu gushaka akazi byangoye, ngomba kugakora maze nkanagahemberwa. Stella yari yarakaye ati nyamara nuko udashaka kubyumva, ariko uwo mukobwa ibintu byose ari kugukorera nibyo yakabaye ankorera, kandi wowe urarengana, urazira ubusa rwose kuko nta ruhare wabigizemo. Stella rero yahise anamubwira ati ariko nanone ubu ngubu noneho namenye impamvu Karimu yanyanze maze akamusanga, ni ukubera ko uwo mukobwa ari umukire afite amafaranga, niyo mpamvu rwose yagiye kumusanga. Ariko Karimu nawe nta mugabo umurimo kubera yuko akunda amafaranga kurusha uko akunda abantu. Umunsi wakurikiye rero mu masaha y'igitondo bamaze kwitegura bagiye kujya ku kazi, Linda yabwiye Alia ati uyu munsi wowe ntabwo turi bujyane ku kazi kubera ko ngukeneye hano kurusha uko naba ngukeneye ku kazi. Hano hari ibintu byinshi bikeneye amasuku, akazi ko mu rugo kamaze kuba kenshi, ndifuza ko wasukura buri kimwe cyose maze rwose ibintu byose ngasanga biri ku murongo. Kandi uramenye ntaza gusanga hari ikintu na kimwe cyabuze, uraza kuguma hano rero kandi nyine byose ubikore neza cyane. Nyamara Joshua yari ari kumva ibi byose. Linda yahise amubwira ati Joshua twagiye. Naho Joshua yahise atangira kunama, atangira kwikanda mu nda ati mu nda haranyishe, ati ndapfuye. Yahise abwira Linda rero ati ntabwo turi bubashe kujyana ku kazi, ndumva ntameze neza, ndarwaye mu nda haranyishe. Yahise aniruka ajya muri toilette. Linda rero yahise amubwira ati iyo mikino uri gukina umenye ko uri kuyikina n'umushahara wawe. Yahise yigira ku kazi maze Joshua wari uri kurunguruka yabonye ko Linda yamaze kugenda maze ahita agaruka yihuta. Yaraje ahita abaza Alia ati yagiye se? Naho Alia yitegereje uyu musore maze barasetse ati ariko ubundi nkwibarize ko mbizi neza ko rwose utarwaye ari byo wikoraga, ubundi ibyo byose uri gukora ni ukubera iki? Naho rero Joshua ati nyine ndashaka gusigarana nawe, gusa tugiye gusigara dukorana akazi uyu munsi rwose, none ntabwo uri bunkire, ndagufasha buri kimwe cyose. Alia yarasetse kuko rwose yitegereje ukuntu uyu musore amaze gukina imitwe mushiki we ngo ararwaye kandi ari muzima, nta kantu na gato yarwaye, yumvaga nyine bimushekeje. Joshua rero yahise ajya mu cyumba maze azana ikabutura ye ndetse n'umupira n'udukweto nyine two kwambara mu rugo. Yaraje abihereza Alia ati ngaha mbara bino kugira ngo utaza kwanduza imyenda yawe myiza ujyana muri biro, reka nanjye njye guhindura imyenda, ubwo nyine ndaje ubundi dutangira akazi. Alia rero byaramushimishije ukuntu uyu musore yamwerekaga umutima mwiza ndetse rwose akanamwitaho mu buryo bwose. Akazi rero karatangiye, bagakoraga ubona bakishimiye rwose, ari nako nyine bari gukina udukino twabo, byatumye akazi gakorwa vuba cyane. Mu mwanya muto rero Alia yagiye gukora amasuku mu cyumba cya Joshua. Akigerayo yahise abona ifoto ye yari iri ku gikuta, ifoto nini cyane nyine Joshua yari yarashushanyije. Yahise ayifata mu ntoki maze atangira kuyireba atunguwe cyane. Joshua rero nawe yarinjiye ahita abona Alia afite iyi foto. Alia yahise amubaza ati iyi ni wowe wayishushanyije?
naho Joshua ati yego, ariko rwose umbabarire, nta kindi kintu cyari kibyihishe inyuma, nta kintu kibi rwose kirimo. Ariya yahise amubwira ati nayikunze cyane, none se ufite impano bingana gutya? None se ahubwo wayishushanyije ryari? Yamubazaga nyine ibibazo byinshi icyarimwe. Joshua ati nayishushanyije umunsi wa mbere duhura, ntureba se ko ari na gutyo wari wambaye? Ariya yaratunguwe ati umunsi wa mbere duhura wari wansigaranye mu mutwe ku buryo unshushanya gutya? Joshua ati cyane, ati urumva nyine ntabwo wari wambwiye izina ryawe, ariko ifoto yawe yari yansigaye mu mutwe ku buryo nicaye nyine maze ngatangira kuyishushanya. Erega buriya rwose hari igihe abantu bashobora gukundana bakikubitana amaso, bibaho urukundo abantu bakibonana. Ariya yahise amubwira ati yego rwose birashoboka, natwe birashoboka ko uriya munsi hari ikintu cyari kiri kudukurura hagati yanjye nawe kiduhuza, ariko nanone byose byahise birangira wa mwanya watwirukanye njye na sister wanjye. Joshua ati ariko nari mbitegetswe nanjye na mushiki wanjye, urumva ko rero atari amakosa yanjye. Ariya yahise amubaza ati none se iyi foto nayitwara? Joshua ati ntabwo ariko ari ku buntu. Ariya ati none se nayishyura ngahe? Joshua ati ikiguzi icyo ari cyo cyose se wagitanga? Ariya ati nayikunze nta kibazo wambwira. Joshua ati ndifuza kuba inshuti nawe. Ariya rero nta kintu yamushubije, ahubwo yahise aterura ya foto. Ubwo byari bisobanuye ko ubucuti nyine yari abwemeye ko bagiye kuba inshuti, nawe nyine agatwara iyi foto. Uyu munsi rero mu masaha y'ijoro Ariya ari iwabo yagiye kumva yumva Joshua aramuhamagaye. Ariya rero yahise amubwira ati ariko ni ukuri utandukanye cyane n'umuvandimwe wawe, atuzi ko se ya foto nyine namaze kuyimanika ahantu ndi kuyireba, atari kuri umuhanga cyane. Naho rero Joshua turakoze, ati none se kuri kuvuga ngo ntandukanye n'umuvandimwe wanjye ushatse kuvuga iki? Ariya ati ntabwo wamenya ko muvukana, wowe uri umwana mwiza, ugira umutima mwiza, ntaho uhuriye nawe, naho we ahorana imishiha, ntabwo ajya aseka, ariko umbabarire ntubimubwire kubera ko yahita anyirukana ku kazi. Joshua ati oya ntabwo nabimubwira kubera ko nangiraga yahita anyirukana, aragira ngo se njyewe akageze nagatakaza. Ariya ati nibura wowe uri umuvandimwe we. Naho Joshua atukeka se ko mushiki wanjye hari santima agira? Ntazo agira. Umunsi umwe uba ubona nyine ndi umuvandimwe we, undi ukagira ngo ntabwo tuziranye, nta n'icyo dupfana. Yahise atangira kumubwira ati ariko twavuze ku muvandimwe wanjye cyane, reka nyine tuvuge ku bitureba. Batangiye nyine kubazanya amakuru, kuganira nyine babazanya ahahise habo ndetse n'ibindi byose bigiye biberekeyeho. Joshua rero yaramubajije ati none se ababyeyi banyu murabana? Naho rero Ariya ati hoya, ababyeyi bacu barapfuye kera tukiri batoya. Yamubwiye rero ukuntu kose byagenze, maze Joshua biramubabaza. Joshua nawe yamubwiye ko nabo ari uko, we na sister we nta babyeyi bagira kuko nabo bababuze bakiri batoya. Ariya yahise amubwira ati ariko rwose ndumva dufite ibintu byinshi duhuje, twese turi imfubyi ndetse twabaye mu buzima busa. Joshua rero wumvaga ko rwose mudutangiye kuba mbi, yahise amubwira ati reka ibyo tubyihorere, ahubwo se twivugire nyine ibintu twifuza kuzaba byo. Uba wumva wifuza kuzaba iki mu hazaza? Ariya ati nifuza kuzaba comptable muri banki nkuru y'igihugu cyacu. Naho rero Joshua ati njyewe nifuza kuzaba umushushanyi uzwi abantu bose bazajya birahira. Bose rero bakomeje kuganira nyine, amasaha yaragiye arakura dore ko nyine ibiganiro byari byaryoshye. Ariya rero yabwiye Joshua ati ariko ejo ni akazi, tugomba kuryama tukaruhuka kugira ngo tuze kubasha kuzinduka. Joshua ati ntakubeshye kubera ukuntu twari turi kuvugana, ntabwo rwose nigeze ndeba ku isaha, gusa ubanza amasaha nayo yirutse bidasanzwe. Uzi ko ubanza isaha imwe yari ifite iminota 30. Ndabona rwose bidasanzwe ukuntu amasaha yihuse cyane. Basezeranyeho rero maze bombi bajya kuryama, gusa Joshua yari ari gutekereza kuri Ariya. Ariya nawe byari uko, kuko uyu munsi bari bagiranye ibihe byiza, bari biriranywe, akazi kose bagafatanyije, baganiriye. Birumvikana ko buri wese yari afite ibintu bishya yavumbuye ku wundi.
Umunsi rero wakurikiye mu masaha ya saa sita, Joshua yagiye kureba Aria muri biro, maze ahita amubwira ati tujye gufata amafunguro. Naho rero Aria ati mfite ibintu byinshi byo gukora, sister wawe sinamukira. Joshua yaramubwiye ati ntabwo ari buze vuba ngo twigendere. Yahise anamukurura akaboko maze bajya gusangira. Rero nyine byabaga ari ibyishimo cyane, umwanya wose bamaranaga wabaga ari umwanya w'agaciro. Hanyuma ku mugoroba Joshua yari yicaye muri biro ya Linda ategereje nyine ko Linda asoza akazi maze bagataha. Hanyuma Aria yaje gufata amadosiye nyine yagombaga gukoraho muri kano kanya. Aria yahagaze dore yuko Linda nta na rimwe yajyaga amuhereza ikintu mu ntoki, yabaga ari kubijugunya hasi akajya ajugunya ibidosiye maze Aria akabitoragura. Nyamara niko rwose na Joshua yari ari kudehanja cyane Aria amukoraho maze akajya amwereka sinye nyine zo kumuha bizu. Aba bombi bari bari kwisekera ku buryo n'ibyo Linda yari ari gukora nta n'umwe wari ubyitayeho, bararebanaga maze bagaseka wagira ngo rwose bari bari nko kwiganirira. Sinzi ukuntu rero Linda yamaze guhereza ibi bidosiye byose Aria, maze ahindukiye asanga Aria ari guseka aho kugira ngo abe yarakaye. Gusa nyine Aria yahise yigendera. Linda rero we byaramucanze ukuntu ibintu byose aba ari gukorera uyu mukobwa bitajya bimubabaza. Ntabwo yari azi yuko ahubwo hano hari ibimushimisha byikubye inshuro nyinshi y'ibimubabaza, ku buryo rero ibi bimushimisha byabashaga kumira burundu rwose ibimubabaza maze ntabyiteho ntabihe n'akanya. Ku rundi ruhande rero Linda aba yiyicariye muri salo maze yajya kubona akabona Karima araje. Yinjiye rero yarakaye atari ku wundi, we wankoze biki? Hashize iminsi umbwiye ko ugomba kumfasha ariko narategereje ndaheba, telefone yawe ntayo mbona, bimeze bite? Naho rero Linda ati ndacyabitekerezaho. Karima tutekereza kugize. Yabimubwiraga kandi n'umujinya mwinshi. Linda ati ntekereza nyine uburyo ngomba kugufasha. Naho rero uyu musore ati hanyuma se uzabitekereza ku gihe kingana iki? Niba narakubwiye ko nkeneye ubufasha bwawe, ntabwo ari ibintu byoroshye kuba wambwira uti mfite aya ngaya kandi ukanayampa maze ukamfasha. Linda terega ntabwo ari ibintu byoroshye, njye nawe nibwo tukimenyana, none kandi utangiye kunsaba n'amafaranga. Karima rero aseka igitwenge cy'uburyarya ati hanyuma se utegereje ko tuzamarana imyaka 3 cyangwa imyaka 100 kugira ngo nyine ube umukunzi ushobora gufasha umukunzi we? Urumva se icyo gikomeye? Naho rero Linda ati oya ntabwo ari ibyo mvuze, ariko nanone mpigihe maze mbitekerezeho. Karima ati nguhaye iminsi 3 itarenga, niba ntarabona telefone yawe ngo umbwire uko bimeze, ubwo nanjye nzatangira gutekereza ku by'umubano wacu, kandi ndatekereza ko rwose atari byo wifuza. Yabimubwiraga nk'umutera ubwoba. Karima rero ahaguruka maze arigendera. Naho Linda yari yumiwe atari ko noneho ndumiwe. Ati iyi myitwarire ni bwoko ki? Ati ku mafaranga yanjye navunikiye se ni nayambwiriraho gutya? Ati cyakoze uyu musore ashobora kuba afite ikibazo rwose ntazi. Nawe yari yumiwe ukuntu yari ari kumwitwaraho. Undi munsi rero Joshua aba ari kumwe na Aria bari gutera story nyine, maze Joshua akajya kumwereka ahantu akunda kuba yicaye iyo ari gushushanya. Aria akihagera yarumiwe, yabonye amafoto yose ari hano areba kandi nayo Joshua yari ari gushushanya. Yaramubwiye ati cyakoze ufite impano, uri umushushanyi wa nyawe rwose urabishoboye. Naho Joshua aturabona se nazavamo nyine umushushanyi mwiza. Naho rero Aria atahuguriwe kubera ko ibyo mbonesha amaso biranyereka ko rwose urenze kandi cyane. Joshua ati nibura umuntu umwe kuri iyi si yishimiye impano yanjye, aranshimye kandi ambwiye ko mbishoboye. Naho rero Aria ati ahubwo se ninde utagushima? Joshua ati ababyeyi banjye nta na rimwe bigeze bishimira ibi bintu nkora. Papa wanjye we yarabyangaga cyane, bose bifuzaga ko nzaba umuganga, bashakaga ko njya mu bihugu byo hanze maze nkajya kubyiga. Papa wanjye yarabyangaga cyane ku buryo anamenya ko kaminuza nigagaho ibaho n'ibintu byo gushushanya. Yansabye ko nahindura ikigo ariko ndabyanga. Nta muntu n'umwe wigeze ashyigikira mu buzima, ni wowe muntu wa mbere umbwiye ko mbishoboye kandi mbikora neza. Naho rero Aria atari ko kugira impano muri kino gihe ni ibintu rwose bidakunze kuboneka kandi ni ibintu by'igiciro. Joshua ati
nyine ababyeyi bacu bo bari bafite imyumvire itandukanye n'iyacu, bumvaga ko ibi ngibi atari ibintu byakuvana ku rwego rumwe ngo bikugeze ku rundi. Ariya rero yabajije Joshua ati ariko se ubundi ni ryari wamenye yuko ufite impano yo gushushanya? Joshua rero yahise amubwira ati hashize imyaka myinshi, ati ndibuka twigaga nyine muri primaire, hanyuma rero twari turi kwiga imibare, nyamara imibare narayangaga cyane rwose ku buryo nabaga numva imbihiriza ubuzima. Umunsi umwe rero hari harimo umwarimu w'imibare turi kwiga nyine, ariko njye ntabwo nashakaga kubyiga. Hanyuma hakaba hari umukobwa nakundaga cyane, nakundaga kwitegereza. Icyo gihe rero n'ubundi nakomeje kumwitegereza, maze kubera ko ntashakaga kwiga imibare habe na gatoya, nahise ntangira kumushushanya. Naramushushanyije mu buryo butangaje, kuko uko yari yicaye niko namushushanyije nyine. Mwarimu rero yaje kubona icyo gishushanyo, yarumiwe, n'abanyeshuri bose barumiwe, ndetse nyine mwarimu ntiyihanganye, yakeretse buri muntu wese kuko rwose cyari gitangaje. Uwo munsi rero ntakubeshye, nanjye ndebye icyo gishushanyo nashushanyije nibajije niba ari njye nabikoze cyangwa atari njyewe. Muri kano kanya Ariya yahise amubwira ati uwo mukobwa waramukundaga cyane. Naho rero Joshua ati cyane. Yahise amubaza ati none se niyo mpamvu nanjye wanshushanyije? Joshua ati yego, niyo mpamvu nagushushanyije, kubera ko nawe naragukunze cyane. Noneho tekereza ko nagukunze nkigukubita amaso, tekereza ko nagukunze nkikubona. Guhera uriya munsi buriya nakubonye byarananiye kukwibagirwa, kukwikuramo byaranze. Ariya rero yari yitonze cyane, ari kumva uyu musore yaramubwiye ati nanjye uriya munsi narakubonye ngira ngo ndi kurota, kubera ko nabonye bidasanzwe, narakwitegereje, nanjye sinigeze nkwibagirwa. Gusa nyine ibyakurikiye byabaye bibi, niyo mpamvu ngewe nabaye nkaho rwose navuye mu murongo, ariko nanjye uriya munsi warankuruye bitangaje. Joshua rero yaramubwiye ati tekereza ko n'uyu munsi mbyibuka nkaho ari ejo uko uriya munsi byagenze. Aba bombi bakomeje kuganira batuje, maze Joshua abwira nyine uyu mukobwa ati gusa nyine ndashaka kukubwira ko no kuba narasubiye mu kazi byose ari ukubera wowe. Buriya nari narabyanze, ariko numvise sister wanjye ambwira yuko ugiye gukorana nawe ku kazi, maze numva rwose ayo mahirwe sinayitesha. Kano kanya rero Ariya yari yumiwe, yaramubwiye ati noneho ushatse kuvuga ko urukundo wankunze ari nirwo rwagusubije ku kazi? Naho rero Joshua ati yego rwose, watumye mpindura ibitekerezo, ibyo natekerezaga byose nahise mbihindura. Iminsi rero yakurikiye, aba bombi noneho bari bibereye mu rukundo rwa nyarwo, ku buryo haba ku kazi haba ahantu hose bahuriraga babaga bibereye mu Gihinde gusa. Umunsi umwe rero byari mu masaha y'igitondo, bari bamaze kwitegura bagiye kujya ku kazi. Hanyuma Linda yabwiye Ariya ati uyu munsi Joshua ntabwo turi bujyane. Ariya rero yabaye nk'ugira ikibazo, ariko nanone ntabwo yari kubaza Linda ati byagenze bite. Baragiye bajya ku kazi, ariko ntabwo yari atuje habe na gatoya. Hanyuma byageze nka saa yine, n'ubundi Ariya yabuze amahoro, ameze nkaho rwose atari guhumeka. Yabwiye rero Linda ati boss, ndifuza ko rwose mwambabarira maze mukampa uruhushya, kubera ko hari ahantu nshaka kujya kandi birihutirwa, ndahita ngaruka rwose. Ariya ati uko byakwihutirwa kose ntabwo. Linda ati uko byakwihutirwa kose ntabwo bishobora kwihutirwa nk'akazi ko muri kampani yanjye, nta hantu na hamwe uri bujye kandi rwose simbyitayeho. Ariya ati ndakwinginze boss, mbabarira rwose maze ngende, ningaruka igihano cyose ushaka ukimpe, ariko rwose mbabarire ngende kuko ni hagati yo gupfa no gukira. Linda ati nakubwiye ngo ntaho uri bujye. Ariya rero kwihangana byaranze, maze abarahagurutse aragiye. Linda yasigaye yumiwe ati ariko se uyu mukobwa ubundi n'ibitebye aremeye aransuzugura, icyambwira nk'ahantu agiye. Naho Ariya yahise agenda yerekeza mu rugo kwa Linda. Yaragiye rero maze ahita yinjira mu nzu. Yagiye ari guhamagara Joshua ariko akumva ntiyitaba. Yageze mu cyumba cye maze asanga Joshua yarembye, umuriro wari wamurenze ndetse rwose ari no gutitira.
yamukozeho gusa maze yumva birakabije, ati urarwaye warembye, ati none se wanyweye imiti? Naho rero Joshua ati hoya. Ariya rero yahise yihuta cyane maze ahamagara umuganga nyine kugira ngo azamurebe. Yaraje aramureba maze basanga koko yarwaye bya nyabyo. Nyamara Joshua yabibwiye mushiki we, maze mushiki we agira ngo ni bya bindi bye byo kwirwaza, kandi nyamara uyu munsi yararwaye byobyo. Naho rero Ariya yaramubajije ati none se kubera iki Linda yagusize umeze gutya? Joshua ati byihorere nyine, ni kuriya tubanye abazi ko buri gihe cyose ibintu ndi kumubwira bitari ibya nyabyo. Ariya yatangiye kumutegurira amafunguro maze aramugaburira, ndetse rwose akomeza nyine no kumuba hafi ari kumuganiriza, kubera ko uyu musore nyine atari ameze neza. Gusa nyuma y'amasaha amaze kunywa imiti yatangiye noneho kumera neza, maze aba bombi batangira noneho kuganira. Ariya yaramubwiye ati reka nsubire ku kazi, kubera ko mushiki wawe aramutse amenye ko nari naje hano noneho yanyica neza neza, yahita nanyirukana kubera ko naje rwose yanyimye uruhushya. Joshua yaramubwiye ati hoya, guma hano, nta kintu na kimwe yagutwara, kubera ko sinatuma akwirukana. Ndumva ngushaka iruhande rwanjye, ndashaka yuko ukomeza kumfasha, kuko rwose uyu mwanya umaze hano nari mbaye muzima kandi mbere nari narembye. Ariya rero yagumye hano maze nyine bakomeza kwiganirira. Mu kanya gato bagiye kumva bumva Linda araje. Joshua rero yahise abwira Ariya ati genda wihishe muri dushe. Ariya yahise ajya muri dushe maze Linda aza kureba nyine Joshua. Yamubajije uko ameze maze Joshua amubwira ko nta kibazo ari kugenda yoroherwa. Linda rero yaramubwiye ati ubwo rero urara haryana nahejo. Yaragiye, ariko akigera inyuma y'umuryango ateye intambwe nkeya byabaye ngombwa ko agaruka. Nyamara akigaruka yasanze Ariya nawe yavuye aho yari yihishe, yongeye yicaye ku buriri bwa Joshua. Linda akimukubita amaso yahise amubwira ati wa mukobwa we, ubundi uba muzima? Ni iki cyatumye utoroka ku kazi? Wari uje kuza gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka na musaza wanjye? Nta soni ufite? Nyamara yarababeshyeraga. Ibyo byose ntabwo byari byigeze biba, ariko nta busobanuro bundi bari bafite, dore ko atatumaga banavuga. Yararakaye umujinya uramurenga maze ahita abwira Ariya ati nsohokera mu rugo, kandi ejo uzaze duhurire kuri biro, uzasanga nafashe umwanzuro ugukwiriye. Ku rundi ruhande rero Stella nawe yari ari kurira nk'agahinja, kubera ko ku kazi bari bamuhagaritse. Nta concentration yari akigira kubera guhora atekereza Karimu n'ukuntu nyine hari undi mukobwa wamumutwaye. Ntabwo yari agikora akazi neza maze baramuhagarika. Uyu munsi rero yatashye agahinda ari kose, yicaye muri salati mbure byose kubera gukunda Karimu, mbure n'akazi kanjye kantungaga. Nawe yaragiye akasanga undi mukobwa, ariko noneho ngiye kubanika bose, ngiye kubasebya, ngiye kujya ku mbuga nkoranyambaga maze mvuga yuko Karimu ari umusore nyine ugenda profita abantu, akagenda abarira amafaranga, ko rwose nta muntu n'umwe akunda amafaranga gusa. Ikindi kandi Linda nawe ngiye kumushyira hanze maze mvuge ko ari umukobwa ugenda yiba abagabo b'abandi, akunda rwose gutwara abagabo bafite abagore. Ngiye kubanika bose kubera ko ntabwo ari njye nahomba njyenyine, sinabihomberamo gusa nabo bagomba kubihomberamo. Yahise rero afata telefone ye maze atangira kwirikodinga, ari nako kandi ashyira ibi byose ku mbuga nkoranyambaga. Ya video rero bwakeye yageze ahantu hose, dore ko nta muntu n'umwe utari wayibonye. Ariya rero yakubise amaso iyi video maze ubwoba buramwica. Yabwiye nyine mukuru we ati gute wakora ibi bintu, kubera iki ibi bintu wabikoze? Dore ko nyine muri iyi video Stella yanavugaga yuko uretse no kuba uyu mukobwa Linda atwara abagabo b'abandi, ariko ari n'umuntu mubi, ko rwose iyi kampani ye ishingiye ku bwesikoro, kubera ko n'abakozi bamukorera atajya bahemba. Yari ari no kuvuga ko na Ariya uhakora nawe atishyurwa. Nyamara ibi bye rwose yarabeshyaga, yavuze ibintu byinshi byo kugira ngo anasebye nyine Linda. Hanyuma rero Ariya akibibona yaramubwiye ati kuki wakoze ibi maze ukashyiramo n'izina ryanjye,
kandi rwose ukanshyiramo umbeshyera, ntabwo wari ubizi ko kano kazi ngakeneye. Ariya rero we bwarakeye maze ajya kwa Linda kugira ngo ajye kumusaba imbabazi. Nyine yabonaga ko ibintu bikabije, nyamara Linda yari yamaze kubona ibi byose ndetse abyereka umuvandimwe we, dore ko Joshua yari yababajwe n'ibi bintu cyane kuko byari byangije izina ry'umuvandimwe we. Ariya rero agitunguka, Joshua yahise amubwira ati uyu munsi ntabwo mushiki wanjye ari bujye ku kazi, sinzi rero icyo ushaka hano. Naho rero Ariya yahise amubwira ati ariko nanjye ntabwo nashakaga ko tujya ku kazi, ariko nje kumuvugisha. Ati nyuma yo kubona video nabonye nifuzaga kuza nyine nkamusaba imbabazi. Joshua yahise amubwira ati tuvire hano kuko nta muntu n'umwe ukeneye kukureba, muri abantu babi, umuryango wanyu muri abantu babi cyane. Ni gute mwakora ibi bintu mukabikora umuntu uzi yuko sister wanjye mwangije izina rye neza, abantu bose bazi ko ibyo mwavuze ari ibya nyabyo. Naho rero Ariya atariko ntabwo ari njyewe, ni Stella umuvandimwe wanjye. Yego nyine yakoze ibintu bitari byiza ariko yabikoreshejwe n'uburakari, hanyuma rero njyewe nta ruhare nabigizemo. Naho Joshua ati niba ukunda umuvandimwe wawe ugende umubwire akora indi video ivuguruza iriya yakoze, maze avuga ko ibyo yavuze byose yabeshyaga, kubera ko kuri mushiki wanjye ntabwo rwose njya nihanganira umuntu umusebya. Yego ndabizi ntabwo njye na mushiki wanjye turi inshuti cyane, ariko nanone namwitayeho kuva kera nubwo ari njyewe mutoya, ariko nakomeje kugenda rwose mureberera. Uyu munsi rero sibwo nakwemerera umuntu n'umwe kumusebya no kugira ngo rwose abihirwe n'ubuzima. Genda ubwire sister wawe akora ibishoboka byose maze iriya video ayivuguruze. Yari yarakariye rero cyane Ariya nkaho rwose nawe abifitemo uruhare, nyamara rwose yararenganaga. Ariya rero yaratashye maze abwira Stella ati wakoze cyane, watumye ntakaza buri kimwe cyose, ari urukundo rw'ubuzima bwanjye, ari akazi kanjye, byose kano kanya nabibuze. Naho rero Stella yahise amubwira ati umbabarire ni ukuri ntabwo nari nabitekerejeho ko ibyo bintu byose ushobora kubitakariza rimwe. Ariya ati niba wari wibeshye noneho icyo gukora urakizi, nawe nyine shaka icyo ukora kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. Naho rero ku munsi wakurikiye Karimu yarazindutse maze ajya kureba nyine Linda mu rugo. Akigerayo Joshua yaramubonye maze atamubwira ati wowe urashaka iki hano? Naho rero Karimu ati ndashaka Linda. Joshua ariko ntabwo yifuza kukubona, sinzi icyo ushaka. Linda rero yahise aza maze abwira Joshua ati mwihorere mureke maze tuvugane. Joshua yahise yigira mu cyumba maze Karimu ahita abwira Linda ati none kubera iki utari kunyitaba? Kubera iki naguhamagaye inshuro nyinshi ntunyitabe, nakohereza na message ntuzisubize? Linda rero yahise amubwira ati ariko ubundi unshakaho iki? Aba bombi bahise bicara mu ntebe maze Karimu ahita amubwira ati urumva nyine nabonye video ariko narabikubwiye ko uriya mukobwa ari umutekamitwe, uriya mukobwa rwose ni umutubuzi, nta na hamwe tuziranye. Linda yarasetse ariko aramwihorera nyine kugira ngo akomeze amubwire. Karimu yahise amubwira ati ariko nasanze ibi bintu twabibyaza umusaruro, ati natekereje ko twamujyana mu nkiko kandi turamutse tumutsinze twamuca amafaranga menshi, hanyuma rero aramutse yaduhaye twayagabana maze igice kimwe nanjye nkagikoresha muri business yanjye. Linda yarasetse maze kwihangana biramunanira, yahise amubwira ati cyakoze ibintu byose bavuze nibyo koko, burya bwose uri umukuzi w'amenyo. Naho rero Karimu ati ibyo bintu uri kuvuga uri kubikura hehe? Ibyo ni ukubeshya rwose, nibyo bambeshyera. Linda aravuga ati none niba ufite business yawe yitwa ngo iki? Iba hehe? Nyereka nibura ikarita imwe ya business, nyereka nibura wicaye muri business yawe uri gukora, nibura se mbwira ibyo ukora, mbwira izina ryayo. Ariko nta kintu na kimwe uyu musore yari afite. Yabuze aho areba maze atangira kureba hasi, atangira kureba iburyo n'ibumoso. Hashira iminsi rero gusa nyine ibya Ariya ndetse na Joshua byo rwose byari bimeze nabi, kuko Joshua ntabwo yaragishaka kumuvugisha, yaramuhamagaraga akamwihorera, yajyayo ntamufungurire, mbese ibintu byari bimeze nabi cyane. Hanyuma rero
Ari yari mu rugo yagiye kubonabona umuntu ubazaniye amvirope, yarebyemo asanga ni impapuro zahamagaraga nyine uyu mukobwa Stella kugira ngo azajye kwitaba, kubera ko Linda yari yaramureze kumusebya ndetse rwose no kumwangiriza izina. Izi mpapuro rero akimara kuzibona yahise azishyira Stella. Yaramubwiye atumva barakureze kandi usigaranye amasaha 24 gusa kugira ngo ube wavuguruje iriya video, nibwo bwonyine bazakubabarira. Linda rero Stella rero yabonye ibi bintu maze abona ko rwose byo bashobora kuzamuca amafaranga menshi kuko nta bimenyetso yari afite, ndetse ibyo yari yavuze byose yarabeshyaga. Yaravuze ati bashobora kuzanca amafaranga kandi ntayo mfite, n'akazi narakavuyeho. Mu by'ukuri Linda nubwo bwose yari yamenye ko uyu musore nyine atari uwo kwizerwa, ariko nawe kubera ukuntu bari baramwangirije izina yagombaga kurega uyu mukobwa byanze bikunze. Ku rundi ruhande rero Joshua yabwiye mushiki we ati ariko nawe ariya mafaranga wabaciye ari menshi cyane, urabona bayakura hehe? Naho rero Linda ati ariko nawe nyine afite ukundi kuntu yabigenza kugira ngo ibyo byose bitarinda bimugeraho, ariko nanone sinumva impamvu bafitiye impuhwe. Ubundi se kubera icyo bafitiye impuhwe? Ni ukubera kandi uriya mukobwa ngo ni Aria. Joshua rero yahise amubwira ati yego ni ukubera Aria rwose, kubera ko Aria ndamukunda, nyamara ibyabaye byose ntabwo byatuma rwose baca amafaranga angana gutyo. Naho Linda ati gute washyigikira bariya utashyigikiye njyewe? Ahubwo se gute wagiye mu rukundo n'uriya mukobwa uzi ibintu byose umuvandimwe we yankoreye? Naho Joshua ati ni umuvandimwe wenyine kandi si we, ikindi kandi ni nawe wabitangije. Iyi ntambara ni wowe wayitangije kubera ko ni wowe watangiye uhemuka. Iyo utaza gutwara uriya mugabo nta kibazo namba wari kuba ufite kano kanya. Linda atari kuko byagenda kose ugomba kuba uri mu ruhande rwanjye kuko uri umuvandimwe wanjye. Joshua ati n'ubundi mba ndi mu ruhande rwawe, ariko nanone hari igihe rwose ukora amakosa maze ukarengera. Linda rero yahise amubwira ati hanyuma se bibaye ngombwa kuhitamo hagati yanjye n'uriya mukobwa, kandi ko mbona ko rwose ariho biri gushya bishyira, kubera ko ndabona utari kunshyigikira habe na gatoya. Joshua yaramubwiye atari kuzi n'ikindi, ndabona igihe kigeze kugira ngo mbe umugabo menye gufata imyanzuro yanjye bwite. Igihe kirageze kugira ngo nshake inzu yanjye njye kuyibamo kandi nkurikize indoto zanjye, nkora ibyanjye, ninjiza amafaranga avuye mu maboko yanjye. Ahari ni ngombwa ko nkura ibirenge hano kugira ngo njye kureba iya mushiki wanjye wikunda kandi wumva ko ubuzima bwose ari ubufite mu biganza. Ni ngombwa ko rwose njya gutangira kwikorera, kubera ko ndabona njye ntawe rwose bisa nkaho kumvikana bitagishobotse. Niba rero ari amahitamo ushaka, mpisemo rwose umukunzi wanjye, mpisemo Aria. Yahise anigendera maze Linda asigara yumiwe. Yari amaze kubona ko noneho umusaza we rwose amazi atakiri yayandi. Joshua rero kandi yahise agenda maze ahindura imyenda, yahise afata inzira yerekeza iwabo wa Aria. Yaragiye rero maze ahagarara imbere y'umuryango, yahamagaye Aria ati mpagaze imbere y'urugi rwanyu. Aria yaratunguwe kubera ko ntabwo yari abyiteguye. Yarasohotse arafungura maze Joshua yahise amubwira ati ndabizi ko ushobora kuba undakariye cyane, ariko ni ukuri iyo ntaza kuza kukureba nari kuba umusazi sinkubeshye. Aria rero yahise amubwira ati ntabwo ngiye nkurakariye, kubera ko nyine uburyo witwayemo nibwo wagombaga kwitwaramo, ntabwo rwose nakurenganya. Naho rero Joshua yahise amubwira ati ubundi ibintu byabaye byose byagombaga kuba kugira ngo njye nawe duhure. Tekereza iyo hataza kuba iriya miserero hagati ya mushiki wanjye na mukuru wawe, njye nawe ntabwo twari kuzagera duhura na rimwe. Buriya buri kintu cyose kiba kubera impamvu, biriya nabyo byabaye kugira ngo biduhuze, kubera ko nyine twebwe twabyungukiyemo, kandi ni ibisanzwe ko burya ibyago bya bamwe ari amahirwe y'abandi. Hanyuma rero uyu munsi rwose nari ngarutse kugira ngo nkubwire ko ngukunda, ntabwo nabasha kukureka. Ikindi kandi ibyo mushiki wanjye na mukuru wawe bapfa ntabwo bitureba,
kubera ko twe nta ruhare twabigizemo, nta nubwo dukwiriye kubyitambikamo, dukwiriye kureba ibyacu. Njyewe ndagukunda cyane ndetse rwose na mushiki wanjye narabimubwiye ko ngukunda n'umutima wanjye wose, ntabwo rero ngiye nifuza kugutakaza. Ibyabo ni akazi kabo, izo ntambara zabo bakomeze bazirwane, kubera ko ntabwo nabura urukundo rw'ubuzima bwanjye hejuru y'ibintu ntigeze ngiramo uruhare. Ariya rero yahise amubwira ati nanjye ndagukunda cyane, tekereza ko gusinzira byari byanze rwose, ntabwo nyine nifuza kugutakaza. Aba bombi barahoberanye maze batangira gusomana. Mu kanya gato cyane rero Stella yahise yinjira maze atangira kwikoroza kugira ngo bamenye ko ahari. Bahise bikanga maze bararekurana. Yahise abwira rero Joshua ati wowe ntabwo uri musaza wa Linda, hanyuma uri gukora iki hano? Urabizi neza ko mushiki wawe yantwariye umugabo, urakora icyaha rero? Naho Joshua ati ndi hano kubera ko narinje kureba umukunzi wanjye, nkundana na murumuna wawe kandi ndamukunda bishoboka byose. Stella yahise amubwira ati nta n'isoni uri kubivuga undeba no mu maso? Joshua ati yego ndamukunda cyane rwose kandi ntabwo biteye isoni kubivuga. Naho rero Stella yahise abaza Aria ati nawe nuko? Aria ati cyane, nanjye rwose ndamukunda. Stella yahise yigendera maze aba bombi bararebanye bahita baseka. Aria rero yahise abwira Joshua ati ngaho igendere kubera ko ntabwo rwose twamenye igikurikira, wabona agiye kuzana umuhini akadukubita. Barongera rero barahoberana maze barongera barasomana. Joshua ati ndagukunda cyane, Aria ati ngewe ndagukunda kurusha. Bahise batandukana ariko bose nyine ibyishimo ari byose. Stella rero we yagiye mu cyumba maze yongera gufata telefone ye aririkodinga avuguruza neza ibyo yavuze muri ya video. Yasabye imbabazi buri muntu wese yaba yavuze ndetse na buri muntu wese yaba yabangamiye, maze ababwira ko rwose ibintu yavuze kuri Linda atari byo habe na gatoya, ariko nyine ko ibyo rwose yavuze kuri Karimu byari ibya nyabyo ndetse rwose nta kintu ahinduye, ariko nyine ko Linda atari we wamutwaye, ahubwo uyu musore ari we ugenda ashakisha abakobwa bafite amafaranga kugira ngo ababeshye urukundo, ndetse rwose ari kubabwira ati mwese mumurebe kugira ngo atazagira n'undi abeshya. Naho rwose Linda we nyine naramubeshyeye, byari ugufuha, numvaga nyine murakariye, ntabwo rwose yari anabizi yuko Karimu yari afite umukunzi, nta gitekerezo na gitoya yari afite. Bwarakeye rero maze Linda abona ya video yarayirebye maze ajya no kuyereka musaza we. Yaramubwiye ati ni ibingibi ubundi nifuzaga, ubu se byari bigoranye gukora ibi bintu? Gusa yari yishimye kuko noneho komantere zari zongeye kuba nziza, ntabwo abantu bari bari kumutuka nk'uko byari bimeze mbere. Linda rero yahise abwira Joshua ati ikindi kandi ndamubabariye, ndetse rwose na murumuna we nta kibazo, nawe ndamubabariye, yagaruka ku kazi noneho nta kibazo rwose cyaba kirimo. Ikindi kandi nawe noneho nguhaye uburenganzira bwawe, ndifuza ko wakora icyo ushaka, wakwisanzura, maze niba ari ugushushanya ushaka ukaba ari bijyamo, buri kintu cyose wifuza ukaba ari cyo ukora, ariko nanone ndifuza ko nyine waguma hano nta kibazo kandi ntabwo nzongera kukubangamira ukundi. Naho rero Joshua yahise amubwira ati ndabyumva, kuba wemeye ibyo byose ni uko kondisiyo ari imwe, ari ukugira ngo nyine ndekane n'umukunzi wanjye Aria. Mushiki we yahise amubwira ati ntabwo ari byo mvuze, kubera ko wowe na Aria muri abantu bakuru, mwafata umwanzuro mushaka uwo ari wo wose, ndetse mwanakora icyo mushaka icyo ari cyo cyose, njyewe rwose nta kibazo mbafiteho. Ikindi kandi ndagushyigikiye, uri musaza wanjye, ikikuzanira umunezero urabizi ko nanjye aricyo cyakabaye kiwunzanira. Joshua yahise ahaguruka maze ahobera mushiki we ati bishatse kuvuga ko unyemereye gukundana na Aria? Linda ati cyane rwose, niba umukunda, niba umutima wawe ari we wifuza, nanjye rwose ndamukunze kandi ndabashyigikiye. Joshua rero yarishimye maze ahita amubwira ati ngiye kubabwira iyo nkuru nziza. Yahise agenda yiruka rero ajya kubwira nyine Aria ndetse na Stella
ko rwose umuvandimwe we yabababariye. Stella rero byaramushimishije kuko nyine n'ikirego ubwo cyari kimaze guhagarikwa kuva bari bamaze kwiyunga. Hanyuma rero Alia kumva yuko Linda noneho ashyigikira urukundo rwabo byari ibintu byiza, byari biryoshye. Hanyuma rero Joshua yahise ababwira ko yifuza ko bakoroganiza dine maze bose bagahurira ahantu hamwe bagasangira ndetse bakaganira, noneho bagahuza nk'umuryango, dore ko n'icyabateranyaga cyari cyamaze kuva mu buzima bwabo kubera ko yari Karimu wabateranyaga. Ubu ngubu ntabwo yari akibukwa hagati y'aba bombi kubera ko Linda yari yarashimishijwe n'uko ibi byose byanabaye maze akamumenya, kuko iyo bitaza kuba uyu musore yari kuzamukuramo amafaranga atazi umubare. Barasangiye rero maze Linda basaba imbabazi, bose basabana imbabazi maze kandi bariyunga. Naho rero Joshua yabwiye Alia ko rwose ari nk'aho ari bo bongeye kunga abavandimwe babo, maze ahita ababwira ati nubwo ari twe batoya ariko nanone bisa nk'aho ari twe bakuru kuko nitwe dutumye twongera guhuza. Ikindi kandi imiryango yacu yose yanyuze mu bintu bimeze kimwe ku buryo twakabaye ahubwo dusenyera umugozi umwe. Linda rero yahise asaba Stella ko noneho yazaza nawe akamuha akazi bagakorera muri kampani imwe, ko noneho byaba ari byiza kurushaho. Stella rero yarishimye, ibyishimo byari byose. Joshua rero yarababwiye ati gusa ndabashimiye mwese kuba nyine mwemeye kudushyigikira njyewe n'umukunzi wanjye. Linda yahise amubwira ati turabashyigikiye rwose, ahubwo nimutubwire neza dufite uburyo bwo gutegura. Joshua yahise ababwira ati cyane rwose. Joshua yahise abwira sister we ati ahubwo umvugiye ibintu sinzi impamvu buri gihe wagira ngo ibintu mba ndi gutekereza wabibonaga. Joshua rero yahise yegera Alia maze amufata ikiganza, yaramubwiye ati mukunzi, ndifuza kugusaba ikintu gikomeye mu buzima. Naho rero Alia ati mbwira nta kibazo, urabizi ko kuri wowe nta kintu na kimwe cyaba gikomeye. Joshua ati ndagukunda cyane, ibyo byo rwose usanzwe ubizi. Hanyuma se nawe wanyemerera ko unkunda ndetse rwose ko witeguye kumbera umugore ukaba mama w'abana banjye, wabyemerera imbere y'imiryango yacu? Alia rero wari utunguwe cyane kuko ntabwo yari azi ko rwose ibi bintu nyine bishobora kubaho uyu munsi. Yaramubwiye ati yego rwose ndabyemeye, ndagukunda cyane kandi nzahora ngukunda. Ndakeka ko ntazigera nicuza na rimwe kuba narafashe umwanzuro wo kugukunda. Ndabyemeye rero kukubera umugore kandi nanjye ni wowe mugabo nifuza. Aba bombi barahagurutse barahoberana maze ibyishimo biba byose, ndetse aba bavandimwe babo bahise babafasha nyine guserebura. Byari ibintu bishimishije ndetse rwose wabonaga ko iyi miryango yombi noneho yabaye umuryango umwe. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.